kuki dushaka kubigoreka? Ntabwo ari byo kugoreka ijambo ry'Imana. Twe kuba nka za ndyarya z'abafarisayo zananiwe kwinjira zigahagarara no mu muryango. Burya iyo urimo kugoreka ijambo ry'Imana ni wowe ndyarya y'umufarisayo wananiwe kwinjira, urangije utambama mu muryango, ubuzana babishakaga kwiyinjirira. Haleluya, amen. Ariko ibyo byose bifite iherezo, hari aho tuzagera tukabyishyura. Yesu ashimwe cyane. Amen. Dukwiye kuvuga ukuri nk'uko kuri mu ijambo ry'Imana, ntitukugoreke, kuko ngo ibyo ari by'abantu ababishaka bumva imitima yabo ikabohoka, imitima yabo ikishima, indwara zabo zigakira, ibibazo byabo bigakemuka. Mureke guheza abantu murungabangabo. Murongo wa 3. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe, inshuti z'umusaraba, butwikiririwe abarimbuka, twahawe ubutumwa bwiza. Niba ubwo butumwa bwiza twahawe butwikiriye bukaba budatangwa mu mwuzuro wabwo nk'uko buri, ubu butumwa butwikiririwe abarimbuka. Mumenye neza yuko niba uku kuri tutakugaragaza nk'uko kuri, ubutumwa bwiza twahawe bukaba butwikiririwe abarimbuka, aribo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima. Yesu ashimwe cyane. Amen. Butwikiririwe abarimbuka, aribo Imana y'iki gihe yahumye umutima. Haleluya. Amen. Ariko ubundi Imana ni zingahe? Tekereza yawe usenga, tekereza yawe upfukamira, mbese ni yihuma umutima cyangwa ni yatanze ubutumwa bwiza? Yesu ashimwe cyane. Amen. Niba ubutumwa bwiza twahawe gutanga butwikiriwe, butagaragazwa, butavugwa nk'uko buri, butwikiririwe abarimbuka, ab'Imana y'iki gihe yahumye umutima. Hari abakurikira Imana y'iki gihe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko ubu Imana y'iki gihe uratekereza ko ari iyihe nkawe? Haleluya. Yesu ashimwe cyane bene data. Twongeye gushobozwa n'umwami wacu Yesu kugera muri studio za Radio Umucyo. Turashima Imana cyane. Ntabwo ari imbaraga zacu, nta nubwo ari ubushobozi n'urukundo rw'Imana tuba twongeye kugirirwa. Turashima Imana rero cyane kuko nibyo bidukwiriye gushima Imana. Imana ni urukundo, Imana ni nziza. Mwebwe abakijijwe, abayizeye nk'umwami n'umukiza, muyikomereho, ndetse n'utarakizwa turamwifuriza gukizwa, akamenya Imana nzima, akamenya Imana nziza. Rero ndashima Imana muri iki gitondo kubwo twongeye gushobozwa. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Mugeni Scovia Nyagatare, nanjye ndi Businge Jennifer. Twongeye gushobozwa n'Imana bene data kuza muri studio, twasanze nawe ari amahoro. Turashima Imana kandi namwe twizeye ko muri amahoro. Abateze amatwi iradiyo mutega amatwi, nkunda kubabwira ngo ijambo ry'Imana n'imbaraga kuryizeye, ariko akaryizera nk'uko riri, kuko ijambo ry'Imana ni imbaraga, ni inkota y'amogi abiri. Hari icyo rihindura ku buzima bw'uryizeye, hari icyo rikora muri we rikamwambika imbaraga z'ubutsinzi. Rero ndashima Imana. Tugiye kwakira umukozi w'Imana, mu mutega amatwi mwumve icyo tugezaho. Imana imuhe umugisha. Turakwakiriye umukozi w'Imana. Amen. Tunejejwe n'Imana yuko twongeye kugaruka ahangaha tugihumeka umwuka w'abazima, kandi tukivuga ko Kristo ari umwami n'umukiza. Turashimira cyane abantu batugaragariza ko bakurikirana ijambo ry'Imana. Imana isumba ijuru n'isi bampera umugisha cyane, kandi mujye muzirikana ko ijambo rya nkunda kubabwira, ijambo ry'Imana riravuga ngo kumva gusa ntabwo ari byo bitugirira akamaro, ahubwo ikigira icyo kimara nuko twumva kandi tukumvira ijambo ry'Imana, tukemera kwigishwa naryo, tugahindurwa naryo, tugatsindishirizwa naryo. Amazina nayo bababwiye, Mugeni Scovia Nyagatare. Ni kuri bwa butumwa bwiza tubabwiriza. Dufite insanganyamatsiko ivuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi ni nako azahora. Ntabwo ahinduka, ni muzima, arashoboye, ni umunyamaboko, muri byose atwitaho.
Imana rero ibaha umugisha cyane dukurikirana ijambo ry'Imana, kandi Imana ijya iduhana umugisha. Kandi abantu badukurikira bafashwa n'ijambo ry'Imana, twabasaba ngo mujye mudusengera kugira ngo dukomeze gushobozwa n'Imana kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko kuri, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nitumenye ukuri, ukuri niko kuzatubatura. Ntabwo tubaturwa nuko tuvugira hano, cyangwa ngo namwe mubaturwe nuko mwafunguye amaradiyo mukumva, ahubwo tubaturwa nuko twumvira ukuri. Ukuri kukadukiza, kukatugira abazima, kukadukura mu rupfu, kukadushyira mu bugingo. Yesu rero abaha umugisha cyane mukurikirana ijambo ry'Imana, ribafashe kandi ribakize. Ubushize twavuze ku bigendanye na Antikristo n'imikorere ye. Uyu munsi rero turavuga nanone ku bigaragaza imyigishirize iyo ariyo, yaba ibinyoma cyangwa ukuri, ikibitugaragariza n'ikibitwereka. Yesu ashimwe cyane. Imana rero idufashe kugira ngo dushobozwe n'Imana kubisobanura nk'uko bikwiye. Mwuka wera w'Imana abane natwe asobanura ijambo ry'Imana, kandi namwe abane namwe kugira ngo mushobore kuryakira mukizwe naryo. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Ndagushimye byiringiro by'abizera, Imana yandokoye ituye mu gihugu cyo mu ijuru, nguhaye icyubahiro cyose, soko y'ubugingo. Nguhimbarije yuko udushoboje kuba tugeze muri uyu mwanya nanone. Nyaguhora ku ngoma Imana ya Isiraheli, ndagusabye soko y'agakiza kanjye, ngumanuke ubane natwe. Mwami, ijwi ryanjye ntiryumvikane, humvikane kugira neza kwawe. Kuko jye ubwanjye ntacyo ndi cyo soko y'ubugingo. Ntacyo namarira imitima y'abantu badukurikiranye. Ntacyo mfite cyayihaza ku bwanjye, Uwiteka Imana Nyiringabo. Kuko nanjye kugira neza kwawe niko gutumye mbaho. Niyo mpamvu mpagaze hano guhamagara nk'Imana. Ngwino ubane natwe soko y'agakiza kanjye. Ngwino ubane n'imitima y'abadukurikirana bose naho bari hose, n'abari bo bose. Uwiteka Imana nkorera isumba ijuru n'isi, udufashe. Ndagusabye ngushoboze, ndagusabye ngo mbashishe. Mwuka wera w'Imana, sobanura ijambo ry'Imana dukorera ituye mu gihugu cyo mu ijuru. Nimbumbura akanwa urangurure mu matwi n'imitima y'abadukurikirana, kugira ngo haze kwifuza kwa buri wese. Urakoze soko y'ubugingo, mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Dushimye Imana yacu ko ari nziza. Imana yaturebanye imbabazi, ikadutekerezaho nk'uko yaturemye ibigambiriye. Yadutekerejeho, itanga Yesu Kristo w'igitambo cy'ibyaha byacu, kugira ngo atubere ikiraro cyangwa se urutindo cyangwa se urwego rushobora gutuma tugera ku Mana. Niyo mpamvu iyo tumwizeye dukizwa nawe. Niyo mpamvu iyo tumwiringiye tukagendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, tukagendera mu bushake bwe, tubeshwaho nawe, tugakizwa nawe, tugashyigikirwa nawe, tukabaho kubwe. Haleluya. Amen. Twarwara akadukiza, twamusaba akaduha, ibyo twifuza akabiduha, katurerera abana, katurindira mu kazi, akadukorera byinshi bitandukanye. Nk'uko mubizi mu buzima bwa buri munsi tuba tubayeho, Imana isumba ijuru n'isi ikabana natwe. Iyo rero niyo tugiye gukurikirana ijambo kano kanya. Mudufashe, mubane natwe, mudufashe kandi murusheho gutinda ku ijambo ry'Imana. We kuryumva gusa ngo umve ngo basomye aha n'aha, ahubwo rwana no kugira ngo umenye neza n'ikiri ijambo rishaka kuvuga kuri jye, n'iki rishaka gukora ku buzima bwanjye, n'impinduka kirishaka kurema kuri jye, n'iki rishaka kumbuza cyangwa n'iki rishaka ko nkora. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iyo ufite iyo mitekerereze n'ubwo bushake mu mutima, nibwo ubasha kugirirwa umumaro n'ijambo ry'Imana. Imana rero iduhana umugisha. Tugiye gusoma mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Yohana, ibice 4 n'umurongo wa mbere. Imana iduhana umugisha. Reka badusomere. Haleluya. Amen. Abakurikiranye ijambo ry'Imana nk'uko umukozi w'Imana bivuze, tugiye gusoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Yohana ibice 4. Umutwe w'amagambo uravuga ngo itandukaniro ry'imyigishirize y'ibinyoma n'iy'ukuri. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Bene data, njya nkunda kubabwira ngo ni byiza kugira ngo niba twaramenye ibintu ariko tugerageze no kubimenya neza. Kuko kumenya buri muntu wese ashobora kubaza akakubwira ati ndahazi, ibi ndabizi, ibintu kumva tugerageza kuba tuzi ibintu. Ariko ikintu cyo mu kumenya hari ingenzi yitwa neza. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Hari imyigishirize y'ibinyoma,
hari n'imyigishirize y'ukuri, ariko ngo hari itandukaniro. Ubu tugiye kureba itandukaniro ry'imyigishirize y'ibinyoma n'imyigishirize y'ukuri. Ni ukuvuga ngo aba bantu bombi barigisha. Haleluya. Aba bantu bombi ni abigisha. Iki ni cyo ukwiriye kumenya cy'ingenzi. Nuko uwigisha ibinyoma n'umwigisha arigisha, n'uwigisha ukuri nawe arigisha. Haleluya. Amen. Rero ijambo ry'umutwe w'ijambo ratubwiye ngo tugiye kureba itandukaniro ry'imyigishirize y'ibinyoma n'iy'ukuri. Nuba ukurikirana abigisha, jya ugerageza gusesengura kugira ngo umenye ukuri n'ikinyoma. Nuba usoma ijambo ry'Imana, jya ugerageza kumva kugira ngo ubashe kumenya ukuri aho kuri. Haleluya. Amen. Yesu aduhana umugisha. Reka badusomere. Murongo wa mbere uravuga ngo bakundwa ntimwizere imyuka yose. Bakundwa ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka. Ahubwo muyigerageze. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Bakundwa ntimwizere imyuka yose, ahubwo muyigerageze. Muyigerageze mushishoze, muyigerageze mwumve, uyigerageze usoma ijambo ry'Imana, uyigerageze uri imbere y'Imana usenga, uyigerageze. Reka kuyora byose ngo ubiyore ukamate uko bavuze byose wirukankane. Abigerageze kandi ubigenzure ubigenzuje ijambo ry'Imana. Haleluya. Mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana. Muyigerageze mumenye niba iyo myuka koko yavuye ku Mana. Haleluya. Amen. Kuko twamaze kumenya yuko hari iva ku Mana n'itava ku Mana. Niyo mpamvu dukwiye kugira ubushishozi, tudakwiye kugotomera ngo uyoragure n'ibiziba n'ibyondo n'ibirimo ubukoko n'ibirimo umwanda tubigerageze kandi tubigenzure kugira ngo dushobore kumenya neza ibitugirira umumaro, tubikomeze, ibitadufitiye umumaro tubite. Amen. Kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi baradutse kandi nta handi bari hano mu isi. Haleluya. Amen. Baraho ku musozi aho utuye, baraho mu rusengero aho usengera, baraho ngaho hafi yawe. Haleluya. Amen. Baraho bari hano mu Rwanda aho dutuye, bahura natwe buri munsi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nta kundi rero wabasha kubamenya keretse kugira ubushishozi muri wowe, ugashishoreza mu ijambo ry'Imana, ni naryo nababwiye ko ari bwo gihe buhanuzi nizera kuruta ubw'abantu. Bu nibwo buhanuzi igihe nizera cyane. Amen. Umurongo wa kabiri, iki abe ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana. Haleluya. Amen. Icyo ari cyo kibamenyesha aba bantu abari bo. Haleluya. Umuntu wese uhamya ko Yesu Kristo yaje mu isi kandi akaza yambaye umubiri, akazira mu buntu, akaza ari umuntu, uwo niwe ufite umwuka w'Imana muri we. Haleluya. Murongo wa gatatu, ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo. Ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana. Ntabwo uwo mwuka wavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo. Ahubwo uwo muntu uteye utyo uvuga atyo ni umwuka wa Antikristo umurimo niwe umukoresha. Uwo mwumvise ko azaza kandi none amaze kugera mu isi. Uwo niwe twumvise yuko azaza, ariko none ubu tumaze kuba turi kumwe nawe, yarahageze, arahari hano mu isi. Umurongo wa kane, bana bato muri ab'Imana. Bana bato muri ab'Imana, kandi babandi mwarabanesheje. Kandi babandi mwarabanesheje, abo badahamya Yesu Kristo ko ari umwami. Dufite ubutware, dufite imbaraga, dufite ubudahangarwa, dufite ubushobozi bwo kubanesha, ndetse twarabanesheje. Haleluya. Kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Kuko uri muri mwebwe aruta ubarimo, aruta uri mu bisi. Uri muri twe aruta uri mu bisi. Haleluya. Amen. Udukoreramo aruta ukorera mu bisi. Uri muri twe afite imbaraga ziruta abari mu isi. Haleluya. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Uri muri twe arashoboye. Uri muri twe ni umukiza, uri muri twe ni umucunguzi, uri muri twe ni umutabazi, ni umurengezi wacu, ni imbaraga z'abamutegereza, ni umwami w'abantu. Haleluya. Aruta uri mu bisi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntimukigaye, ntimugacike intege, ntibakababwire ngo mubyemere cyangwa mubyumve.
bana bato, haleluya, Amen. uri muri twe aruta uri mu bisi. Afite imbaraga, afite ububasha, afite ubudahangarwa, afite imbaraga zimira izindi mbaraga, zimira izabo, haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bakundwa bene data, mube maso tugenzure, Yesu aduhana umugisha. Haleluya. Kuko uri muri turi mu bisi abo ni ab'isi, nicyo gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumvira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Impamvu babatega amatwi, impamvu babumva, twebwe batatwumva, haleluya, Amen. nuko uri muri twebwe afite imbaraga zimira iziri muri bo, afite ubudahangarwa bumira ubwabo, haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aba buzuye umwuka w'ubukonikoni, imbaraga ziturimo zimira izabo. Mwibuke igihe cya Mose n'abakonikoni. Mose ngo yanaze hasi inkoni ihinduka inzoka, ngo abakonikoni baravuga bati ibyo nabyo, haleluya. Amen. ngo nabo banaga izabo ngo zihinduka inzoka, ariko iya Mose irazimira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Abo rero ntabwo bashobora kutwumva, bo ubwabo barumvana, ariko igihe cyagera inzoka zacu zamira izabo, bagahindukira bagakurikira Imana. Haleluya. Murongo wa 6, ariko twebweho turabe Imana, kandi uzi Imana aratwumvira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko twebweho turabe Imana, kandi abazi Imana baratwumvira, baratwumva, baradukurikirana, barishima, baranezerwa iyo tuvuga kugira neza kw'Imana nk'uko kuri. Haleluya. Amen. Amen. Naho utari uw'Imana ntatwumvira. Icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari wo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Subiramo. Icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari wo. Icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari wo. Haleluya. Amen. Nuko ab'isi ntibatwumva, ariko bumva bagenzi babo. Haleluya. Amen. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Aho niho mukwiye gushinga agati, mukamenya yuko dukwiye kwitonda. Reka tujye mu gitabo cy'abakorinto ba 2 nanone 4 nanone. Yesu aduhana umugisha. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Yesu Kristo nibyo byonyine Pawulo abwiriza. Igice cya 4. Haleluya. Sashimwe cyane abakurikiye ijambo ry'Imana, turakomeje. Ibya Yesu Kristo byonyine nibyo Pawulo abwiriza. Yesu ashimwe cyane. Ni igice cya 4, igice cya 4 cy'abakorinto ba 2. Ngo nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana, kubw'imbabazi twagiriwe, ntabwo ari kubw'ubuhanga runaka, ntabwo ari kubw'ubuhangange runaka, ahubwo ni kubw'imbabazi twagiriwe. Niyo mpamvu iteka iyo mvuga numva gerageza kwinginga abantu bagerageza gutambutsa ijambo ry'Imana, kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ntabwo ari ibintu dukwiye guhagararamo ngo tubyiratiremo, tugaragaze yuko dukomeye, tugaragaze yuko turi ibihangange. Bakundwa bene data, nshuti z'umusaraba, dufatanyije urugendo, tugaragaze Kristo kuko ari we gihangange kiri muri twe, kandi ari utuma dushobora gukora ibyo dukora no kuvuga ibyo tuvuga. Haleluya. Ngo kuko kuba tubivuga cyangwa tubikora n'ubuntu twagiriwe. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari izindi mbaraga bene data, ahubwo n'ubuntu, n'imbabazi. Haleluya. N'ubuntu twagiriwe, ntabwo dukwiye kwirata ubuntu. Yesu ashimwe cyane. Ubuntu ntabwo bwiratwa, ahubwo burashimirwa. Amen. Umutwe w'ijambo uratubwiye ngo Yesu Kristo nibyo Pawulo avuga byonyine, nta kindi avangamo, nta zindi mbaraga, nta bundi bwenge, nta bundi buhanga, nta bundi bumenyi, nta kindi avangamo. Avuga Yesu Kristo gusa. Ijambo riratubwiye ngo n'ubuntu twagiriwe kuba twarahawe uwo murimo. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo rero dukwiye kwirata ubuntu,
ubuntu ntabwo ari ubwo kwiratwa ahubwo ubuntu ni ubwo gushimirwa. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana yacu ni nziza cyane. Haleluya. Umurongo wa 2, ntiducogora ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa. Ntabwo ducogora iyo dukora uwo murimo mwiza twaherewe ubuntu. Haleluya. Ntabwo ducika intege. Haleluya. Amen, amen. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bijya bitera agahinda nangwa bikabaziye wumva umukozi w'Imana runaka bamufatiye mu cyuho iki niki, bamufasha sambana, erega bagashyira ku matelefone, erega bikavugwa, abatizera bagasoma, abantu bose bagakurikirana, pastori runaka bamufatanye n'umukobwa hanaha, bakundwa bene data, twahawe uyu murimo kubw'ubuntu kandi tumaze kuwuhabwa twanga gukora, twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Niba muri we hatari uwo mutima wo kwanga ibikorwa rwihishwa biteye isoni, menya yuko n'uwo murimo utagukwiriye, nta nubwo ari uwawe. Byakabaye byiza uwibabariye ukawureka, byakabaye byiza winjiye mu byo ushoboye kuko wasi umurimo wawe. Imana yo mu ijuru ihimbazwe cyane. Kuko abahawe ubwo buntu banga ibikorwa biteye isoni bikorwa rwihishwa. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu duha agaciro ibitagaragara kuruta ibigaragara. Amen. Amen. Tutanakwiye guha agaciro kubwiriza ubutumwa bw'ibigaragara kuruta ibitagaragara. Haleluya. Amen, amen. Wibuka amagambo Yesu yabwiye Toma, yaramubwiye ngo Toma, haleluya, nubwo ushaka ibimenyetso ariko hahirwa bizera batareba, hahirwa bizera ibyo batabonye. Yesu ashimwe cyane. Inshuti z'umusaraba bakundwa bene data, twe gutoza abantu b'Imana kubigisha ibigaragara, twe gutoza abantu b'Imana kubigisha ibifatika iby'amaso areba. Haleluya. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Ibyo ijambo ry'Imana riratubwira ngo tuzabyongererwa. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiye kubatoza kumenya iby'ingenzi, iby'ahatagaragara, kuko ari byo byazanye Yesu Kristo ku isi. Yaje ngo tumenye ibitagaragara. Ntabwo yaje kugira ngo tumenye ibigaragara, ibifatika. Yesu ashimwe cyane. Iyo abugaragaza ibifatika nawe aba yarabisize. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Mujye mumbabarira abantu ntibahamagarwa kimwe bene data. Ntabwo abantu bahamagarwa kimwe, mujye mwihangana. Kandi rero niyo ngerageje kutabivuga nisanga nabirangije. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Ariko ni byiza kugira ngo tumenye ukuri, inshuti z'umusaraba. Niba wumva warakijijwe ugambiriye kujya mu ijuru, we ugambiriye kuzabona Imana, kuzabana n'Imana, ibi biragukwiye kubimenya no kubisobanukirwa. Biragukwiriye. Ahatagaragara, Yesu ashimwe cyane, niho twahamagariwe kugaragaza, kuko ariho abisi batabona. Ni nacyo turusha abisi. Haleluya. Nitutagaragaza ubutware bwacu, tukagaragaza ibigaragara, n'ubundi ibitagaragara bizagaragazwa n'abandi, kandi ibyo twahamagariwe. Yesu ashimwe cyane. Ibyo nibyo twahishuriwe, nibyo turusha abisi. Haleluya. Amen. 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 Nibyo twahamagariwe gukora bakundwa bene data. Mwihangane dukora inshingano zacu mu gihe cyacu, kugira ngo tuzashobozwe n'Imana kurangiza urugendo rwacu twarakoze imirimo yacu. Tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimira umutima we imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Tutagendera mu buriganya ahubwo tugaragaza ukuri. Yesu ashimwe cyane. Twahamagariwe kugaragaza ukuri, tutagendera mu buriganya, tutagendera mu byifuzo by'imitima yacu. Bene data, reka mbasabe, niba wumva ibyo muri wowe utabishobora, nuko utabihamagariwe, bireke ukora ibyo wahamagariwe. Haleluya. Amen. Kuko utabihamagariwe ntuzanabishobora, kandi nubikora nawe uzabibazwa. Imana yo mu ijuru ihimbazwe cyane. Twahamagariwe kuvuga ukuri nk'uko kuri, ukuri kugaragara, ukuri gusobanutse, ukuri gufututse. Haleluya. Amen. Ukuri abantu bumva kukababohora, kukababatura bagushaka.
abatabishaka bakaba babyigaho ikindi gihe bakazabyemera mu gihe cyo kubyemera. Nubashaka ko tuhasubira tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana. Amen. Tutagendera mu buriganya, umva uwo murongo wo hepfo, kandi tutagoreka ijambo ry'Imana. Haleluya. Ariko mwene data, ubundi kuki utabitekerezaho? Mbese iryo ni ryo jambo ryo kugoreka? Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Iryo ni ryo jambo ryo kugorekwa, ijambo ry'Imana. Ese ubundi wabanje ukireburiwe, ubundi urinde, wakwitaye no kuri ako gaciro wahawe, wakabaye urinde, urubuye uhagarara ukavuga ijambo ry'Imana, wagirirwa n'ubwo buntu nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye, ugashyiraho no kubugoreka, ugashyiraho no kubutambamisha, ugashyiraho no kubivuga uko bitavugwa, ugashyiraho no kubikora uko bidakorwa, ugashyiraho no kubibwiriza uko bitabwirizwa. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Niba atari umuhamagaro wawe, wakwikorera ibyo wahamagariye ko nta n'icyo byagutwara kandi byaguhesha n'umugisha. Yesu ahimbazwe cyane. Amen, amen. Ukareka bahaze kubaho ababyemeye bakabikora. Hallelujah. Amen. Ntitwizeze abantu ibinyoma, ntitwizeze abantu ibitangaza tudatanga, ntitwizeze. Hallelujah. Amen. Njyagira agahinda cyane iyo abantu baduhamagara ukumva umuntu akakubwira ikibazo yahuye nacyo, azize umwigisha runaka, azize umuhanuzi, akanabimwemeza akamubwira ati rwose ibi nta n'icyo bitwaye, wabikora n'abandi barabikora kandi bagakomeza bagakizwa. Hallelujah. Amen. Ese ko atari twebwe agakiza tugatanga, ko atari natwe tuzahagarara ku muryango w'ijuru twakira abantu ngo binjire, mwaretse tukabivuga nk'uko biri. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Ababyemera bakabyemera, abatwita abasazi bakabatwita, abatabishaka bakabireka. Hallelujah. Amen. Ariko ababishaka bakabikora neza. Hallelujah. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kuki dushaka kubigoreka? Ntabwo ari byo kugoreka ijambo ry'Imana. Twe kuba nka za ndyarya z'abafarisayo zananiwe kwinjira zigahagarara no mu muryango. Burya iyo urimo kugoreka ijambo ry'Imana, ni wowe ndyarya y'umufarisayo wananiwe kwinjira, urangije utambama mu muryango, ubuza n'ababishakaga kwiyinjirira. Hallelujah. Amen. Ariko ibyo byose bifite iherezo, hari aho tuzagera tukabyishyura. Yesu ashimwe cyane. Amen. Dukwiye kuvuga ukuri nk'uko kuri mu ijambo ry'Imana, ntitukugoreke, kuko ngo ibyo ari byo abantu ababishaka bumva imitima yabo ikabohoka, imitima yabo ikishima, indwara zabo zigakira, ibibazo byabo bigakemuka. Mureke guheza abantu murungabangabo. Murongo wa 3. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe, inshuti z'umusaraba, butwikiririwe abarimbuka, twahawe ubutumwa bwiza. Niba ubwo butumwa bwiza twahawe butwikiriye, bukaba budatangwa mu mwuzuro wabwo nk'uko buri, ubu butumwa butwikiririwe abarimbuka. Mumenye neza yuko niba uku kuri tutakugaragaza nk'uko kuri, ubutumwa bwiza twahawe bukaba butwikiririwe abarimbuka, aribo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima. Yesu ashimwe cyane. Butwikiririwe abarimbuka, aribo Imana y'iki gihe yahumye umutima. Hallelujah. Amen. Ariko ubundi Imana ni zingahe? Tekereza yawe usenga, tekereza yawe upfukamira, mbese ni yihuma umutima cyangwa ni yatanze ubutumwa bwiza? Yesu ashimwe cyane. Amen. Niba ubutumwa bwiza twahawe gutanga butwikiriwe, butagaragazwa, butavugwa nk'uko buri, butwikiririwe abarimbuka, ab'Imana y'iki gihe yahumye umutima. Hari abakurikira Imana y'iki gihe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko ubu Imana y'iki gihe uratekereza ko ari iyihe nkawe? Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni Imana ituma abantu batageragezwa. Imana ntabwo umuntu iyo yizeye Imana ni ibitangaza gusa, nta kibazo, n'amazu n'amamodoka,
na za viza, ni ibintu bidasanzwe, ni ubuzima bwiza, ni ukurya no kunywa, nta kigeragezo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko Imana yatanze ubutumwa bwiza yo, ijambo ry'Imana riratubwira ngo turi muri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Haleluya. Ab'Imana y'iki gihe yahumye umutima, nibakubwira yuko utazageragezwa hanyuma wakizwa ukageragezwa, barambeshya, Imana yarambeshya, Imana irabeshya, wahuye n'ab'Imana y'iki gihe yahumye umutima. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo wari wahura n'abahawe ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe cyane. Bukaba butwikiririwe abarimbuka. Ari b'Imana y'iki gihe yahumye umutima, ihora ibwira Imana ikora ibitangaza, ndabyemera, nanjye yarabinkoreye n'uyu munsi iracyabikora. Haleluya. Ariko ntabwo bivuze yuko tutanyura mu ntambara. Haleluya. Imana yacu ikora ibitangaza, ndabyemera. Imana yacu iravuga, ndabyemera. Ariko mwibuke yuko hari abakora, hari ba antikristo, hari ab'Imana y'iki gihe yahumye umutima. Kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira, nta mpamvu yindi itumye ubwo butumwa butwikiriwe. Haleluya. Imana y'iki gihe yabahumye umutima ngo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza, ahari ubwiza haba n'ububi. Amen. Kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabamurikira, n'iki Imana y'iki gihe yabatwikiririye, ni ukugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabamurikira. Yesu ashimwe cyane. Ese mwene data, ufite bushishozi iki? Ufite ubuhe bushishozi muri wowe ku buryo wumva ubwo butumwa butazagutwikirirwa? Haleluya. Kugira ngo utazahura n'ab'Imana y'iki gihe yahumye umutima, hari icyo bigusaba, hari ubwitange bwawe, hari imbaraga zawe ugomba gukoresha, ugasenga Imana, ugahamagara Imana itari Imana y'iki gihe ihuma umutima, ugahamagara Imana yatanze ubutumwa bwiza kugira ngo umucyo wabwo utumurikire. Haleluya. Murongo wa 5, kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu. Kuko tutabwiriza abantu ibyacu, mbese ubona abwira ibyanjye byamukiza iki? Ese wakubwira ibyo uwo ari we wese byakumarira iki? Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ubutumwa twahawe ari ukuvuga ibyacu, ahubwo twahawe ubutumwa bwo kugaragaza ishusho ya Kristo, kugira ngo ature mu mitima ya buri mutima w'umwizeye wese, agendane nawe, akorane nawe, abane nawe, abashweho nawe. Ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu. Uwo Kristo niwe mwami, natwe tukaba abagaragu banyu kubwa Yesu, kandi tuba abagaragu banyu kubwa Yesu. Haleluya. Ntabwo tuba abagaragu banyu kubera iyindi mpamvu. Yesu ashimwe cyane. Ariko se reka mbanze mbaze, ubundi iyo twirata, abirata wikomeje wishyize hejuru, ubwo aba yishyira n'iki hejuru? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niba uri umugaragu uriratana iki? Kandi warashyiriweho kurata shobuja, washyiriweho kuvuga shobuja, kwamamaza ibya shobuja. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turi abagaragu b'umwami Imana. Amen. Nubwo dukorera abantu, ariko turi abagaragu b'Imana yacu. Yesu ashimwe cyane. Ese ibyo murabizirikana? Ese ibyo murabyubaha? Mubiha agaciro? Murabyemera? Munyurwa nabyo kugira ngo mushobore kwakira iyo neza n'ubwo buntu mwagiriwe n'izo mbabazi z'Imana? Yesu ahimbazwe cyane. Kugira ngo mushobore gukizwa nazo, mushobore kubeshwaho nazo, mwe guheranwa n'Imana y'iki gihe ihuma imitima. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Bene data, ari abigisha, ari n'abigishwa, twari dukwiye gushishoza kugira ngo dushobore gukoresha ubwo buntu twahawe, tuvuga ukuri nk'uko kuri mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Tuvuga ineza y'Imana nk'uko iri, tutiyogeza, tutirata, jewe nduyu, jewe ngeze kuri ibi, ngeze aha ndaho. Ugeze hehe? Ugeze hehe? Kwaho ugeze uhageze kubw'imbabazi z'Imana, kubw'ubuntu bwa Kristo. Kw'ibyo ukora byose uri umugaragu. Yesu ashimwe cyane. Umugaragu ntabwo yirata, arata shebuja.
haleluya, amen amen. amen Yesu ahimbazwe cyane. amen amen Ndashima Imana yacu ko ari nziza. Ndumva nta bintu byinshi uyu munsi ndi buvugane namwe, kandi ndumva niba ari ibyo kuvugana bivuze, ibyo kuvugana bivuze, ibyo kuvugana bivuze, ibyo kuvugana bivuze.